Abakobwa ndabakunda cyane murahakana ariko bikaza kurangira mwemeye nanjye ku ruhande rwanjye nese ubundi mwamwigira ibiki cyangwa se mwumva bizagira garani. Marina Deborah yaragiraga ati sinzigera nshaka umugabo cyangwa se gushaka umugabo bintera ubwoba nyine mba numva mfite fear cyangwa se mba numva niteguye cyangwa se nyine mu makeya mba numva ubwanjye nabyumva simba mbyumvamo ukuntu nzaba umugore w'umugabo cyangwa se ukuntu nzamwita umutware nawe agahindukira akanyita umwamikazi w'ubuzima bwiwe. Uyu munsi nashaka guturebera hamwe amateka y'aba bombi cyangwa se tugiye kurebera hamwe amateka y'ino couple ese nirihe somo yadusigira cyangwa se ni ikihe kintu tuyigiraho. Nanjye nkakubaza nese ku ruhande rwawe ino couple yikunda cyangwa se ino couple iguhereza ibyishimo nyine mu macya wifuza nawe yuko bazabana ese koko urayikunda uze kwandika hasi muri comment niba ino couple yikunda cyangwa se niba nyine iguhereza happiness. Ndashaka ko turebera hamwe amateka ya Marina Deborah ndetse na Ivan Muziki. Ngira mwese murabizi abanganye nyine bakomeje kugenda batrendinga cyane ariko Marina cyangwa se nyine mu makeya uyu mukobwa witwa Marina Deborah agakomeza kugenda avuga yuko adakundana na Ivan Muziki cyangwa se agatangaza yuko nyine urukundo rwabo rwarangiye. Niyo mpamvu natangiye nkubaza nese ubundi ko bahakana cyangwa se nyine mu makeya ko banga kubyemera bikaza kurangira nyuma bemeye. Uyu mukobwa Marina yakomeje kugenda yumvikana mu bitangazamakuru agira ati rwose sinzigera ndongorwa cyangwa se ntabwo nyine niyumvisha ukuntu nzaba umugore w'umugabo nyine nkamwubaha tukarana cyangwa se nyine ubuzima bwanjye bwose tukazabana akaramata. Nyine yakomeje kugenda agaragaza yuko ibyo ngibyo abatabyumva na gatoya ariko nyamuneka uyu munsi yambitswe impeta uyu munsi nyine noneho yarishimye nyine muri makeya. Ese witegereje uburyo nyine yabyinya cyangwa se uburyo yaserebeye bamwambika impeta. Nyamuneka urangiye nkunda kubabwira ngo ntihazagire umuntu w'umustar ukubeshya kubera yuko abenshi ibyo bavuga ntabwo babikora cyangwa se ntabwo babishyira mu bikorwa. Nanjye nkongera nkakubaza nese wewe ku ruhande rwawe uba wumva ari iyihe mpamvu ishobora gutuma abakobwa benshi nyine batinya gushaka cyangwa se abantu benshi nyine haba abakobwa ndetse n'abasore batinya kubaka ingo. Umugore w'umuntu twaturarana ubuzima bwose bwanjye busigaye ku isi guhera kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere ubuzima bwanjye bwose ngitwa umugore w'abandi umutware rero ahantu bipfira n'umutware. Ubundi byose bijya gutangira byatangiriye kwa Yago. Uyu musore Ivan Muziki yabajije Marina Deborah ati ndamutse nkusabye yuko dukundana cyangwa se muri macya ndamutse nkubwiye yuko ngukunda ese wahitamo kuno nkunda cyangwa se wakomezanya nanjye. Yago byamushimisha kumva ko byibuze sibyo ndamutse nkubwiye ngo dukundane yabyemera nuko Marina yarasubije ati nanjye rwose abafana cyangwa se abantu bari kureba kino kiganiro baze kudukiranura cyangwa se baze kuduhereza ukuri. Nibaza kubona navuga yes, nibaza kubona yuko nyine mwiye kuvuga nyine yego rwose nzavuga yego. Bashaka ko babona navuga ngo yego navuga yego niyo bavuga babona navuga oya nakomeza nkavuga yego. Ariko igitangaje Marina yese agira ati kandi baza kubona nyine nibaza kubona bidakwiye ngewe ndakomeza ndahagarara cyangwa se ndaguma ku ijambo yes. Aho ngo no byatangiye nyine abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko rwose abangaba cyangwa se ino couple ishobora gusanga ifite gahunda cyangwa se nyine bari mu mujyo mwiza cyane. Ariko ubu ngubu nyamuneka ibyo twatekerezaga cyangwa se ibyo nyine twumvishaga yuko bitashoboka ubu ngubu byarashobotse. Mu ijoro rya Saint Valentin muri uyu mwaka wa 2026 nibwo uyu musore yagiye kuri stage nyine yari yateguye igitaramo arangije mu gihe nyine ari kuri stage yaje gutungura Marina Deborah amuhamagara kuri stage noneho Marina azamuka azi neza yuko nyine wenda ari byanyu bisanzwe cyangwa se bagiye kuririmbana bisanzwe. Nuko uyu musore yese akuramo ring cyangwa se impeta arangije ahita yimwambika mu ruhame. Abantu benshi byarabatunguye ndetse kandi yakomeje kugenda atangaza yuko nyine nta muntu numwe cyangwa se nta muntu numwe mu icyo gitaramo yari yabiganije cyangwa se nta numwe yari yabibwiye. Uyu mukobwa yaratunguwe ndetse kandi ubona yuko yishimye nyine yese atangaza yuko nyine yari ategereje umunsi nyine yari azi yuko ibyo bintu bizaba ariko atazi itariki cyangwa se atazi umunsi bizaberaho. Nyuma y'ibi byose rero noneho baje kugira ibiki baje kuba babyerekana mu nshuti zabo cyangwa se baje noneho kubigaragariza inshuti zabo barabihamya neza aho rwose imitoma yari kuvuza ubu ndetse kandi amagambo meza aryoheye amatwi. Uyu musore Ivan Muziki yakomeje kugenda ayasakaza ku
umugeni we amutaka ndetse kandi rwose amusingiza amubwira urukundo amukunda ndetse kandi amwizeza yuko atazigera amhemukira kubera yuko yamutoranyije mu bandi bakobwa ndetse kandi rwose ngo icyo yamukundiye ngo nuko ari umukobwa w'umutima ndetse kandi umukobwa w'inyangamugayo, umukobwa uzi gukunda by'ukuri. Ariko by'umwihariko uyu musore yasigiye message ikomeye cyane abantu bose b'urubyiruko cyangwa se buri muntu wese w'urubyiruko. Yaragize ati niba uzi neza ko uri umusore cyangwa se ukaba uri umukobwa, ngiye kugira inama ndetse kandi uzayikurikize ndetse kandi izakuyobore mu buzima bwawe. Ati buri muntu wese uzakubwira yuko agukunda ntuzigere ubifata nk'ukurita kubera yuko hari abantu bazaza mu buzima bwawe cyangwa se hari abantu bazagukunda kugira ngo ubafashe gusunika iminsi. Iri jambo uryumve neza cyane ndetse kandi nawe niba uzi neza ko uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umusore rizakurange mu buzima bwawe aho uzaca hose. Ngo abantu bazakubwira yuko bagukunda muri ubu buzima akenshi ntabwo bazaba bagukunda, ngo ahubwo hari abazaba bagira ngo ubafashe gusunika iminsi cyangwa se ubafashe nyine kugira ngo iminsi yicume. Ese ino message nawe wayumvishe cyangwa se wayiteze amatwi? Soza video yacu akandi kantu gato cyane nakubwira ko ino couple nuko ari couple yakundanye igihe kinini kubera yuko batangaje cyangwa se bavuze yuko bakundanye imyaka 6 kuva 2020 kugeza iyi saha. Urumva iyo baba barabyaye ubaza kuba nyine bari kuza kuba bafite umwana usoje primaire cyangwa se we ugiye kujya mu wa mbere segonderi. Urumva rwose rero ino couple yarakunetse kandi ikundana urukundo rw'ukuri, yatubereye icyitegererezo. Ese ino couple urayikunda cyangwa se nawe uyifata nk'icyitegererezo? Wifuza yuko se umubano wabo cyangwa se urukundo rwabo rwazagera mu busaza? Uze gusiga igitekerezo cyawe. Ikindi cya kabiri, niba wakunze ino video kandi like, subscribe maze share. Imana ikurinde ndetse kandi duhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.